Ladies and gentlemen, put your hands together for Soudy mu mihanda ya Kigali. Ntago ariko yitwa. Umeze neza? Man ishimwe ko wambaye rinete nini. Hari izo wambaye ngira ngo bazigutije. Soudy imeze bite? Actually, wanyishyuye intro. Nari nzi ko nkuzanira chocolate. Abantu bazifashe muzigarure kugira ngo intro yanjye igende neza. Oya dore kanguhereza izi ngizi waziriye. Ariko tugomba kureba n'ubuziranenge. Nta buriho. Ubuzi zo ni nzima. Oh, zizarangira ejo hashize. Ko zarangiye. Abana nabonye harimo n'abana bazigarure bafite imibiri yoroshye. We. Izarangira 2024 wewe muri Amerika mwarengeje uyu mwaka. Soudy. Yes. Ndakwakiriye muri show. Najyaga nyireba nanjye nifuza kuzaza umunsi umwe. Urabizi ko ndumukunzi wa Jeans Comedy. Mumpera amashyi Fali Merci numwe mu bahanga dufite kabisa. Soudy rero Jeans meet me tonight in segment. Nibagiye kuyisobanura shamba mfite amagambo. Dutumira abantu nyine dufite ikintu twigiraho hano abari abajene bafite karere zitandukanye. Ubwo niba kubaza ibibazo rero umenye ko ni nyine ni segment y'ibibazo. Tukata dusubira mu guseka ariko ndahera ku kibazo hari umuntu watwandikiye abanyamakuru bajya babeshya hari umuntu wabagishije inama ariko bagira inama yo gukuraho ibintu byo kugisha inama Soudy uri umubyeyi urumva ariko numushaka tuganira nonsetse cyane uri umubyeyi ariko Soudy by the way ugendera kuki ujya kwita abana bawe amazina nk'abandi babyeyi bose ugenda ku bisobanuro by'ubuzima cyangwa se by'amateka cyangwa se nicyo wifuriza umwana wawe kuzaba nibyo ngenderaho hari umwana wawe witwa Kigali kuba atuye muri Amerika yitwa Kigali sha nanjye nabyitwa hari Amerika hano mu Rwanda kubera iki ari Kigali biri serie cyane comedy hoye biri serie nta mwana use iyavuye aba bari Soudy tujya twumvikana ube yavukira hano kamwita banyahe wari kuumusobanurira iki ndashaka ko dusobanura kubera cyo mwite wenda bamwise Kigali uri muri Amerika iyo uri hano ari kumwitira nk'izina ry'akagari ugasanga yitwa Mumena yes niba biri serie ndagisubiza namwise Kigali kubera impamvu zitandukanye niwe mwana wanjye wa mbere wari uvukiye ahatari mu Rwanda nifuzaga yuko azagumya kumenya aho akomoka ikindi nari mwise kubera igisobanuro cy'ijambo Kigali Kigali ni ijambo rivuga ikintu Kigali cyagutse cyangwa se bifite n'igisobanuro kimeze nk'u Rwanda kwanda kwaguka ugukwira hose so namwifurizaga rero kwaguka agakwira hose agakwira u Rwanda yes. Ikindi yindi mu mpamvu yes namwifurizaga no kwanda by'u Rwanda we wabisekura uramutse utari umunyarwanda kuko kwanda bivuga u Rwanda kwaguka ukwira hose hanyuma iyindi mpamvu ikomeye nanone nishingiye ku mateka kuko nifuzaga yuko azajya yibuka abigisobanuro cy'ubuzima bwacu ngewe navukiye Kigali nkurira Kigali nahavuye mfite imyaka igera kuri 29 mama we yavukiye Kigali arahakurira mukuru we yari yavukiye Kigali nubwo atari yahakuriye hanyuma ikindi Kigali nahaburiye ababyeyi banjye bose niho bapfiriye mama ubyara mama we nawe yapfiriye Kigali kinyirakuru so urumva nashaka ubwo buzima bwose bwacu bushingiye kuri Kigali hanyuma kindi kibazo Soudy hari abantu hari ibibazo ngengerana n'aba diaspora urumva wenda ramujyane ntandebe nabi Soudy aba diaspora baraza ukabona nyine bibagiwe ikinyarwanda kajya kuri supermarketing arashaka akagurupe k'imineke ibintu by'iseri nyine ntago babyibuka kabisa urumva nyine ugasanga unarabyibagiye njye nashaka kukwibariza nimba urakibuka ikinyarwanda neza ahubwo ngengera no ngasanga naribagiye icyongereza ikinyarwanda n'ururimi nkunda cyane ntabwo kibayo I understand Soudy sakwe
muri Genzi bavuga soma cyangwa bafite ibindi soma karakurizaga karakurutaga waduriwe Clapton Kibonge nababwiye ngo akagurupe k'imineke nta karahari ari Soudy wabaye Nyamirambo buriya ari ahantu ba muri Amerika nka Nyamirambo yaho ni Hemani ahantu bakwita ni mu Biryogo ni he New York oya ahubwo ase biragoye hari aho nari ntekereje ariko hari ukuntu ho hafite umutekano utari mwiza nka South ya Chicago ya muri South ariko ikibi cya South ya Chicago ho umutekano waho ni mubi birenze muri Nyamirambo haba umutekano ariko South ya Chicago cyangwa se muri Los Angeles za Venice ahantu ngaho yeah whatever yeah sure ikibazo usindamenye ikibazo kiri serieri kirimo kundangiza oya hano nyine ni fan ariko ubundi bwa wanagisubije hanyuma okay hari Soudy iyo uri hano ni ikihe kintu ukumbura muri Amerika iyo uri muri Amerika ni ikihe kintu ukumbura hano kubera nkunda abantu cyane ikintu cya mbere nkumbura ni inshuti zanjye zimwe nanazibonye hano nicyo kintu nkumbura niyo mpamvu mba numva buri gihe nahoranza ikintu nkumbura rero ndi hano se muri Amerika ni iki cyoza abantu baba muri Amerika ikintu mbona baturusha bagendera ku mategeko cyane kandi bagira discipline no kwihangana ndasobanura impamvu especially mu muhanda mu Rwanda ntago tugira patience ntago twihangana uzarebe ugeze hari nk'amambuteyaje menshi aba muri Kigali ubona atakakwiye kuba ari amambuteyaje kubera abantu batihangana uraza wahagera undi yahagera buri wese akashaka umushapu mwaba abashapu mwese bikamera nka gutya ariko sinzi nimba hari abajya batembera na kugira ngo uzabone umuzungu wemera kugenda wahamutanze kuhagera arahagarara akakurindira ukabanza ukagenda nubwo zahura ari imodoka zingahe uwageze imbere ni ugenda kuri stop sign man ngewe ibintu navuze ndabizi ngewe araboro njya mpabona muri filime nkabibona fresh cyane filime z'abarambo cyashya kubera ko nyine urumva ntuye Kanombe ariko indege nzumva mu rusaku ari Soudy yes umushahara wa mbere wakoreye warangahe sinzi nimba ndi bumenye umushahara wa mbere nakoreye nigeze gucuruza amatike ya tombora nkirangiza secondaire hari tombora yari yaje icyo gihe bakajya baguha agakariro ukazenguruka mu mujyi gucuruza amatike sinzi nimba hari ababizi sinibuka tombora ngo yari iki naguze agakarine ka mbere ndagacuruza barampemba ka kabiri naracuruje ndayatwara sinagaruka ari Soudy we ko numva uri wono ntago ari njye gusa twagaye agakarine mu rugo watekereza kujya gushaka kujya kureba filimi kwa Mayaka ukabyuka mu gitondo kagakarine ugacuruza amotike nkabona nk'itiki njyana nkacuruza indi tiki nkabona yanyinjiza agakarine nakamaranye nk'ukwezi kamfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi reka mbanza naririmbishe hari indirimbo ya Juno witsamuyemo ngo washyizemo akantu ngo katse none ya ndirimbo inspiration yaje ite se uyumva gute ide yazamutse ite nyine kumva ko ugomba kuza ngo urumva bira bintu ikigaragara cyo byarakuvunnye wayanditse igihe kingana ute ira inspiration yatsena yikuye kuri Bad Drama Bad Drama yaravuze ngo ndavuga uyu murongo ni fresh nanjye nzawukora tu kandi narawukoze si byakunzera sikaryoshye umusore kabisa byaciyemo hari Soudy ngiye kubwira ijambo umbwira inyuguti zirigize uhereye inyuma guhombywa njyaho nagerageje I know, right? Urumva ikinyarwanda kiragoye man. Hari umuntu ufite ikibazo cyo kubaza ari Soudy. Inde.
Yezu we uriya we ni ikibazo bwe twajwemo. Urakoze nyine ikintu ushaka kugusaba kwa ni uko nshaka ko undirimbira agace ka ya ndirimbo bita ibanga byonyine akapela. Mwibanga buriya ndaririmba. Ego harimo discours ntago mbizi sinzi ukuri bubigenza. Okay, ngwino hano. Ngwino hano nkwereka. Ese ko ari serious araje. Nzi ko muteze agatego. Oh, stop my friend, umukobwa rwose ntiyamemukira ibyo nkubwira rwose amayobera gutekereza ko wamujyana hirya ndetse ukamugarura niyo ashwi ibanga ntiyarimena ndamukunda cyane pe reba nagufata nka bro no ushaka kumbera. Ntabwo mbizi ko mbyumvishe neza ariko ibintu byo kumufata umujyana hirya ukunangana. Nzi ko muteze agatego none arandanye. Uriya nakubwiye ngo ni ikibazo cyabazaga iki. Uriya yaranzengereje. Ari Soudy rero intego ya Meet Me Tonight aba ari uko inspiring ya new generation ugendeye kuri journey yawe n'ibintu wahuye nabyo. Niyihe nama wagira umuntu uri gukora ibintu bye kugira ngo bizabe successful? Umuntu uri murakora ibintu bye kugira ngo bizabe successful muri field arimo ariyo yose ugendeye kuri experience yawe. Kimwe mu byo nabonye mu buzima icyambere nemera nuko buri wese agira igeno rye, buri wese agira icyo Imana yamwandikiye azageraho. Gusa ariko bigahura nuko Imana iha uwagerageje. Mbere yuko Imana iguha nawe ugomba kubanza kugerageza. So ikintu namubwira umuntu ni ugukora cyane, nibyo twirwa twese batwigisha, ni ugukora cyane kuko nabonye gukora cyane no gukunda ibyo ukora ari iyo passion. Niyo mpamvu jeans imirakura ikaba ikintu cyagutse gutya. Hari gukunda ibyo ukora, gukora cyane no kuguma uri umunyamwuga. Professionalism mu bintu bye byose ukora ni ingenzi. Ubundi kwizera Imana, Imana ni itanga. Ibyo tuvuga byose ibyo nakubwira byose Imana itashaka ari wo murongo ujyamo yaguhindurira inzira. Amashimwe cyane kuri ari Soudy wakoze cyane. Ndagushimira cyane merci ko warantekereje. Amashimwe cyane kuri ari Soudy. Kabukinga wongera inyana ubwatsi, kabukinga